Umugore wanjyanye ngaho muresi ibintu bibaye ndabivuga mbiki ariko rero nanjye ndi mu kigoryi jamane na murumuna w'umugabo wanjye koko noneho byongeye iwabo noneho byongeye mu kiraro gira ntihakagire ikintu kidutandukanye ndagukunda cyane ukuri kandi cyane ubuzima umufitiye se urahita umunda cyane ngira inkuru rero yibabira cya Frezano naryohereje ubu ngubu ari muri za Omara aho kure ubu ngubu kugira ngo aveyo yagezeyo kugira ngo aveyo mano yagezeyo noneho bamujyanye mu byaro mu bishangayo kugira ngo aya ni ukuri uwo yagezeyo niho yageze kugira ngo aveyo Imana ihabwe icyubahiro pe mba ndishimye cyane ariko n'icyagega kimbangamira kikanisha umutwe ibyishimo byawe ahubwo se urabivuga urabizi ibyishimo kuri iyi si nta n'undi muntu urabibona ni njye muntu wishimye kurusha abantu bose nanjye nzaharanira ko ibyo byishimo uzabihorana kibashije ibyo nanjye rero nibyo nshaka ubuse naho ubundi gusa uyagezeyo koko shije cyangwa kiraza kigaruke kituvanye yahigaruka ariko reba ahantu turi n'umuroma urumva byahurira he kugira ngo byonyine ntago yahagera kuko abasore banjye ndabizi neza ntago bambeshye kandi noneho muroma ahantu bamujyanye ni mu byaro bya kure kugira ngo aveyo ntago yavayo no kugira agere mu mujyi byonyine wo muroma byamugora samumva inyuma none se samumva inyuma murezi orivesha baguze kuri mukuru wanjye Olivier chawa mbabari bamwambaye mu maso mayo none se nimuvamo amaso umwana wakwihanga uri kubona ari cyo wakoze cyiza gishimishije ku buryo uza kunsaba imbabazi none se mwana ko mutaremo hari kwimuka akasanga mu kiraro uzi ubundi wabaye umwana wagiye utuza kuri akana keza ko nta kosa ugira mbibiki ngo wirwaye none se kuri iyi si harutagira harudacuma mbe nawe karatera sha ibintu bivanga ibyishimo by'abantu uragira ngo birabura ntabwo bijya bipfa kubura ahubwo ntabwo uriya byakemutse pe ni siripurize ngufitiye se ntabwo myiza wenda gusezeranyije ko nta kintu kuri iyi si ntazaguha kereka icyo ntafite cyangwa icyo ntabona none se ubu naguha umubiri wanjye nkakwima iki hari ikindi hari akandi gashya rero utaruzi sapurayizi ndategereje sapurayizi urwango wanga Garisa noneho bigeze naho mujya gusambanira mu kibuti cy'ingurube bro mu kibuti cy'ingurube none se bro nyine wanyihanganiye nanjye ko byangwiririye ntabishaka kandi ko bibyibonye ahubwo nugumya kunzamura umuzinya uwo mutwe ndawumanyuramo kabiri wagiriye ko tuvuga none se ko ndi kumva muri kumanyurana n'imitwe noneho nta kidasamuye none se wowe ko waheranwe n'agahinda uri kuganira na mukuru wawe byagenze gute bemwa ko wariye karungu si amazina yanjye wabibonye ariko nagiye nagiye nandikisha neza amazina yawe kiraho imitungo yose nanjye ndimo nta kintu nakwimarira imitungo yose mfite nanjye ubwanjye ndimo byose ubu guhera nonaha biri mu maboko yawe Patrick reba neza rwose usome imitungo yose yanjye nanjye ubwanjye niyongeyemo nubwo njye ntari ku mpapuro ariko umenye ko nanjye niyongeyeho ntabwo ndi kubyumva
Ega ndagukunda sheri. cyane aya mazina nayanjye Cuni wowe. Yes. ubu n'inzu ni iyanyu Buri kintu cyose. Byose ni ibyawe. Ega nta Niki kintu kintu, nakwima sheri? sheri, nta kintu nakwima. Ibintu byose ujya ubikontorolaho. Nanjye ubwanjye mfiteho uburenganzira 100%. cyashira ibintu muri ntabwo nabona ukuntu nakwitsa ibyo uri kuvuga ariko mwana reka nze ngubwire mukuru wawe waramuhemukiye mwana wowe wagabanyije ayo mugiye magambo imana kidasama oya uretse sha uretse burangiyewe rero nje nzaja mbagira inama ariko mwareka nze ngubwire hariya nari ndimo kuba reka nze ngubwire sibyo ubundi weho waragiye urifata uzi neza ko mukuru wawe none se wowe ibyo ngibyo ni uretse tubivuge tubisu ese mukuru wawe wamusabye imbabazi kidasama ukamubwire wenda nawe nubwo uri ikigo ryari kumaze kuba umuntu w'umugabo tekereza kugira ngo wangegera wagihwerahwerewe oya njyewe uretse njyewe reka manze nabaza peti fureri wawe kubera iki yifashe akagenda ngagiye kurongora umugore wawe ese kariya kandu donaka gahera kanjye waragapimye mbese basi wari uri kukamushyiramo maso ukumva uri kuryoherwa umva mwa reka nzakubwire ibyo biguru byawe ngewe nukomeza no kuwushingaraza niba uzi ko wigeze udupfa ako kidasa mutekereza kugira ngo ingegera nza n'umugore wanjye mu rugo atwita ntwitiye nsanga iri kumwongorera mu kibuti cy'ingurube nta n'isoni ku mukazana wanjye rwirwa rwipfumbase hariya mu bipira ngo ni marayika ngo ni ntambirwa bakubitwa n'inkwangegera nawe ushaka kuzatera ikirenge mu cya mukuru wawe urayima yose Yarabwishe yose. Rero si ubu nayikwima koko. rimwe tujye mu cyumba Uyu munsi noneho banza ariko ni Cloud9. Ni ukugera ku bicu neza. ugezeje uyu nguyu yanditse amateka muri ugo mudugudu nawe se kandi maze noneho musorereza ndanabibwira mama ariko kubera ko munda kubwiza gukuri warangiza ukarakara ngaho rira wengera adahari cecekare kibondo yewe se tutari uri kure ubu nibwo wibutse ko uri umwana kurengana ugiye kuri n'isoni kuja mu majipo go mu kazana wanyu ngo ugiye kumurongora wari kumurongoza ikisi mwagiye mwika n'akabanga byari umwana mbyara umurozi byari umwana mbyara umurozi ubundi tukiri abavandimwe ariko mureke mbabwire inama mwaretse ibintu byo kugenda musambasambana kuri ugo musozi ko mwabaye iciro ry'imigani mugahinduka mama wawe uko muba mumukoze basambana n'abantu njyewe reka nze mbabwire ushatse ibyo bintu mwabicikaho ese mwari mwanyumvaho izo ngurume ngizo zo gusambana izo ngurume wowe ninde wazumvishe bahangaha ngenda twakumvise ndaya gusa ndaya karondora ndanisoni ushatse mwabicikaho ariko nayo nzagu hejuru y'ibyo ngibyo ndakwiyamye ndanakukwibujije ni ukuvuga ngo rero nicyo waya wanamubabarira ndakwiyamye ndanakwibujije wiyibagije uburyo cy'userereje bakerewe fasi hariho umusururu n'ukuri none uzi kuntu nzigaye ngundi umusururu navuga urama ku musururu nanjye nk'umugabo uvuka ariko amahero we wana umaze no kugisatema no mu rugo abo wenda wowe urambona tukabona hindurane mukindurane mama yewe Olivia azanyica mama yewe ariko mana we kubera iki kuko berazira yasize sima ko utari kunyumva ma nimwe nibyo nari ndi kukubwira ibyo ngiye kukubwira urambabarira
kutari kumbuga ariko se vuga mukajya ucura umwuka nyine narindi kukubwira ni ukuri kw'Imana umbabarira mama muri aho ego cyo kibi misigati kikuye wa muhungu we kugira ngo umunabisha none se ibyo bintu buri kurya ni ibicuzi ko wagira ngo uriya ngurube yanjye ngaho mbabarira ni ese wamuretse akirira ibigutwaye mbese ibyo ni ibintu abantu bakuru bakwiye kurya mama nata tureke iby'uyu mwana se ndi umwana urareba angana nawe reba ko nanjye ubwanwa budatangiye niba ukuze rero shaka umugore uve muri uru rugo mwese ni ugukomeza ujya ibiryo bya mama reka reka ndetse ntabwo yambyaye yibwirira mwana wanjye rero mama ikintu kinzanye hano nje nacyumvishe numva birambabaje cyane bikubabaza iki vuga ko ushonje genda kidasamu mwibwirira vuba wagiye urareka abantu bakuru bakamanza bavuga ubundi ukabona ukavuga kidasamara turaziranye ubwo hariho mbwira njye kukuzana nizo natoreye yangurura ma uranyumvira neza yanguye nawe se naguze ko ziryoshye wagira hwerera none nje wambonyemo ingurube unyise igihwera ubwo se ari njye nawe igihwera neza ubwo wowe uri n'ikiwerewere urakoze kundi baravuga ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo ahubwo mbwira nawe ngo hereze ujyeho yegora ese mama ntabwo aba yagabutse mama rero tureke iby'uwo muhungu ntativugire nakubwo umuca mu ijambo kubera iki ese wari uzi ko uyu nguyu ari umukwe wanjye wari uzi ko ari umukwe wanjye ariko wagiye ugabanya uyu nguyu rero bamugengera uba uri kumbinga oya uba uri kumbinga izina ry'Imana ahubwo ngiye guca beranzira uzamusohora mu nzu uvuga ati kidasamu akira dore nguyu mujyane ariko mba wagiye harakabanga uyu nguyu kurareba yakobera umukwe kubera iki baba we umusore ufite imbaraga gutya kubera iki cyane rwose mfite ibizigira byinshi mama rero kwikomereza buriya dore nyuze mwayira sandere yo kuri bajambere uri kumva nta kindi bari kuvuga runo rugo ngwiki se kandi bari kuvuga runo barozi izina ry'Imana ngo turoga birenze no kuba barozi ma jewe nibaza uburyo abana ubafata ukabatoza imico myiza uri kumva wahora neza ariko ba bana bakajaho bagatuma ubiciro ry'imigani kuri ugo musozi iciro ry'imigani se gute wa mwana w'ibigambo byawe zibaho ngaho ubusambanyi twasambanye na mushiki wawe ihwera aho ngaho akoma ubundi ururuzi ruza ruvuga ngo turasambana rufite bashiki we twebwe umva nkubwire rero wihangana n'umukwe wanjye berasira niwe niryo genoge ndekera umukwe wanjye mama rero n'umutwe ndya ya masaha jewe bindunguye uri kumva bavuga ngo uyu muhungu wawe yarari gusambana ukazana ugabanya warabikoze ibyo narindi kukubwira warabikoze se nyine cyarisa cyasanze mu kiraro cy'ingurube narindimo ndakundura nuko aranshuka Olivier rero niho yadusabye nivugire utwo tundi twanyu mwagiye muturyamisha nyine ni uko nguko aranshuka aragosoka nuko byagenze nyine nibyo narindi agushutse aragusohora none se urabyemera reka nze ngubaze ubwo mutwe ufite ni igihaza none se nshaka miliyoni cyangwa ni igishushu ntaragura telefone none se none ntabwo ubona ko cyarise kinduta urangije urambeshya ngo ipantaro yawe yaciwe nuko yaguteye umugeri none se nyine ko twajurungutanye mu kiraro cy'ingurube akankubita hasi ipantaro igahita icika ariko ni ukurumba bari ariko reka nze ngubwire nagiye mumenya ubwenge mama wanyu mukamuhesha ishema muri ubwo mudogodo wagufasha mu nda akagifata mu ijosi nagiye murareka kubabaza mama wanyu
mukagira amahirwe mukaba mufite nyoko ubarera akabahereza buri kimwe cyose, mwarangiza mukamwandarika hano kuri ugu musozi. Bihungura ejo ngo hatewe inda, ejo umukazana ngo yatashe yavuye mu rugo. Ese ma rero aha reka mbe nigendeye, ariko njago makuru ntabwo nagumva njegambabaje. wowe urakoze mwana wa. Nukuba nje nzaje ngubera ijisho aho utabasha kureba cyangwa se kugera, nje makuru nzaje ngaguhera kugera. Yego mwana wanjye, urakoze. Berazira nitwongera guhamagarana nzabimubwira ko ndeberaho ntareba. Ariko se ma nageze muri gwa murima rero sanzemo agatoki kandi nzarire kunjya pe, nubwo kujya byananiye, ariko wenda niburana. Oya mwana wanjye ntacyo wabura hano, genda ugice. Genda ugice. Nuko mama gose ndago nakwicwa n'inzara uhari. Oya nose kuri umubyeyi wanje, genda ugice. Murakoze cyane gose, Imana ibahereza umugisha mwinshi cyane. Yego usuhuza abo mu rugo. Yego na za ndama nazo ndazisuhuza. Yego.